Ishuri ribanza rya Muhungwe rigizwe n'ibyumba 12. Bine muri byo ni bishya, ibindi 8 bisigaye birashaje cyane. Abana bo mu mwaka wa gatatu bo bahungishijwe mu rusengero rwa Katolike niho bafatira amasomo. Abarerera muri iki kigo bagaragaza ko batiye impungenge n'ubuzima bw'abana babo. Imbogamizi nyinshi bahura nazo nuko ibyumba bishaje, amashuri yaratobaguritse ugasanga imvura iri kubanyagira. Abana bacu bafite ibibazo bikomeye cyane, bigira mu mashuri ashaje, n'ubucucike barirundanye kubera amashuri yashaje. Imvura iyo yaguye amashuri aratura, tukaba ngombwa ko twakwiyambaza urusengero ko abana bajya kugira twadeplace twashira mu rusengero kugira ngo abari bwo bigira kubera ikibazo cy'imvura. Abana bigira ngo bafite ikibazo cyane bitewe n'ibyumba by'amashuri biba bishaje, none imvura yagwa bikaba ngombwa ko baza kugama mu byumba bizima, bityo rero ubwo amasomo akaba arahagaze. Ibyo rero akaba ari impungenge nyine tuba dufite nk'abarerera kuri iki kigo cyane rwose. Iyo imvura iguye tugira impungenge, n'iyo umuyaga unahushye tukagira ubwoba ko amashuri agomba kuridukira abana kubera ko ashaje. Ababyeyi bavuga ko bitewe gutanga amaboko yabo kugira ngo iri shuri ribone ibyumba bishya, gusa basaba ko ubuyobozi bwakutisha ibikorwa by'inyubako z'ibyumba 4 byatangiye kugira ngo abana babo bigira ahantu hasobanutse. Tubasaba cyane cyane nk'isakaro, kubera ko imbaraga zo kubaka n'iki no kubaka bakadufasha bakaduha ibikoresho, twebwe tugatanga imbaraga z'umuganda nk'uko bisanzwe. Turashaka ko abana bacu bigira ahantu heza hafite isuku, nta mubyigano, amashuri asakaye neza. Ishuri ribanza rya Muhungwe ryigamo abana basaga 900. Impuzandengo y'ubucucike mu ishuri ni 76. Umuyobozi w'iki kigo Munyambazi Jean Pierre avuga ko ibibazo byose bigira ingaruka ku burezi bahabwa abana. Birumvikana ko iyo abana biga bacucitse mu bucucike batabona ubwisanzure n'amasomo, umwarimu ntabone ukuntu abazengurukamo, kandi bituma abana bisi batisanzura bumwe bagahagarara, ku buryo abana igihe cy'imvura basohokaga bakaza kugama mu rusengero harahirya kugira ngo bataze kuvirwa n'imvura. Ntabwo bisanzuye birumvikana, kandi n'urusengero padiri ashaka kurukoresha, novanga abakristo turakoresha n'abakristo bakurukoresha, kuva ko dufite imbogamizi ikomeye cyane. Umuyobozi w'akarere ka Nyabihu Madamu Mukandese Antoinette avuga ko ikibazo cy'ibyumba bishaje muri aka karere byangakishije cyane, gusa avuga ko kirimo gushakirwa ibisubizo, akizeza abaturage ko ibyumba batangiye kubakirwa mu mwaka utaha bizigirwamo. Ibyumba by'amashuri ni ibyumba by'amashuri bigomba kuzigirwamo mu mwaka utaha, ari nayo mpamvu mubona biba bikorwa mu buryo abaturage bitabira umuganda ku bwinshi, kugira ngo igisabwa cyose kugira ngo gikorwe, noneho itangira ry'amashuri rizaze abana bayigiramo bibe byakorwa kandi bikorerwe ku gihe, birangirira igihe abana bige nta zindi mbogamizi. Ibi ni ibyumba 4 birimo birasenywa, imirimo yo gutangira ibindi byumba 4 bishyashya ikaba igiye gutangira. Aho rero ibyumba birimo birasenywa bifite ibibazo, amabati yaratobaguritse ku buryo imvura yagwaga maze agasanga abanyeshuri mu mashuri gatuma amasomo yabo ahagarikwa. Ni ibyumba biteganywa ko bizuzura mu ngengo y'imari y'umwaka, agahita atangira n'indi mirimo yo kubaka ibindi byumba bishyashya bigera mu 8 kugira ngo ahangaha hashyirwe ibyumba bigera kuri 16 bihangana n'ikibazo cy'ubucucike bwagaragaraga ahangaha cyane. Mbarushimana Pio, Televiziyo y'u Rwanda i Nyabihu.